Niba wicara ukibwira ko ubuzima bwiza urimo ubu ngubu butahungabanywa, uribeshye cyane. Niba uzi ko ubuzima ubayemo ari bubi cyane, numenya inkuru umwana wa mama, uramenya ko ikitagira iherezo kitagira intangiriro. Nkundira tujyane, akeza karashakwa akabi kakizana. Nanjye si uko nabishakaga, ntabwo ari ubu buryo nabirotaga. Gusa kaje karemerwa, niko Umunyarwanda yavuze. Ibi nkubwira simbarirano mpimbano, ni impamo mpinda umushyitsi nsikame n'umwana wa mama, murinda muhumuriza nti, aho mama atari nzahakubera nkurinde, nkwirukankana imisozi n'ibibaya, ariko nkunde nkwiteho kuko kimfite kandi gifite imbaraga. Ubuzima nta gisobanuro wabuha igihe utarasobanukirwa n'ibijya mbere kuri wowe. Ku muhanda aho negamye na mwene mama nibaza byinshi ntafitiye igisobanuro. Uruhererekane rw'amashusho anyibutsa abatwibarutse ari nako akomeza yisukiranya, ubwonko nabwo butabasha kwakira ibiri kuba. Niko gutera hejuru niyamira ntabaza abatanzi n'abanzi ngo ntabarwe. Muntu ni nk'uruvu, akaba nk'umutobe umanuka mu muhogo ukajya kugera mu nda utakibuka uburyohe wari ufite mu kanwa. Inkuru yanjye umuhisi n'umugenzi yarayimenye, agakorwaho nayo ariko bikaba nk'aya mazi amanuka ku rutare. Nta byinshi nari nzi ku buzima bugoye bwo kwitwa mama utaranageza imyaka y'ubukure, bwo kwita ku mwana kandi nta naho wasaba akazi ngo bakaguhe kuko udakuze, bwo kuba incakura ngo ncamuze ibyadutunga. Ariko iyi mihanda idahangarwa n'ubishatse igashoboza abayisanzemo, nuko nanjye nashiritse ubute nshinga uburyamo bwa twembi. Benshi ku mihanda bazi nk'ubuvumo bwangikamo. Rurema waremye umugore atagoretse ni umuhanga, uzi guhanga. Inshingano zivukana atazi ibyo ari byo, akaba umutima w'urugo atazi ko azagira, akaba umubyeyi atazi ko azibaruka, akaba umuyobozi mwiza utazi aho azayobora, akaba uruhukiro ndetse n'ibyiringiro bya benshi. Erega nanjye sinahisemo kuvuka ndi umwari, gusa ndi umwari umugore ku bw'amahitamo ya Rugira, ndi umwari umwaga wuhejeje mu nda, nkaba umwari utinubira inshingano. Wowe uko wamfata kose nzi ko ariko intekerezo zawe zikubwira, gusa hamanya n'icyizere cyawe uzamenya umwari umugore icyo ari cyo. Ariko se, umwari w'imyaka 12 utazi aho umuryango w'isomero uri, urara ku rubaraza rubanda rumukubita rumwita rubebe wananiye abamwibarutse yakugeza kuki? Nuwo njyewe utarigeze amenya aho njya n'aho mva, ntangira kurebwa n'abakabaye bambyara bambeshya ko bamfasha ahubwo nabo bashaka ubufasha. Gasubira inyuma nkibuka ko burya abafite aribo bazongererwa, kandi ko burya umutindi aho yanitse ritava. Sinjye agahinda kampindishaga umushyitsi, ahubwo ndeba mwene mama wendaga guhara amagara agaramye mu biganza byanjye ntazi ngo ndamuramirane. Benshi banshira mu maso ngo ndabanukira, abandi bati naba bavamo indaya ubujura nabwo babuvuyemo, bakigira ibirara birangamiye iby'abandi ngo bitware, kandi barasize bene wabo iwabo. Ngo amagambo ashira ivuga, niko numva bavuga. Nanjye amarira yashize muri njye, gusa nkibaza nti, ese mwana wo ku muhanda we ni iyihe nkuru yawe? Ese wowe uturora uturemamo ikihe cyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza? Ese utubona nk'iki? Sinjyaho ngo mbeshye uko imbobo ngenzi zanjye zaba zarageze kuri iyi mihanda, gusa nzi neza ko utajya muri uruzo rw'iki kiziba. Amazina menshi atandukanye nk'ay'ishoka twitwa, si uko natwe tutari kuberwa no guhamagarwa amazungu cyangwa amakristo. Ikarito ricumbitswemo n'utunyamaswa tudafite epfo na ruguru, turihuriramo ngo tugangike mugani w'abagambyi, si uko amakuvureri atari kudufureba ngo dushire imbeho di. Kwirirwa muri za pubere si uko za potaje zitari kumanuka, cyangwa ngo natwe tutaberwa no kujya guhitamo mu isoko ibiribwa nk'abandi. Impumuro itamira ngo abatambutse bakebuke, si uko itadufata, gusa n'ubwo ubuzima twisanzemo natwe si twe.
Gusa mubyeyi ugifite abawe utarava iruhande, ugifitiye agatege ko kurahurira nyabuna roba ibitari ibiroho uburere bukwiye ububatoza, inzira igana isomero isobanye n'igana imihanda. Ntawamenya. Nakababwiye umunsi ku munsi w'urugendo rwanjye na mwene mama ku mihanda, gusa nzi ko ntawakwifuza kugarura ishusho mbi yishushanyije muri we abura abe cyangwa byari iby'agaciro kuri we. Sintekereza ko hari uwifuza kugarura wa munsi w'icuraburindi ribi mu buzima bwe. Ntugire ngo ni igihe gito imihanda yandeze n'ubu iracyandera. Ndeba ukwezi n'inyenyeri zo mu kirere ntabasha kuzibara. Benshi mubona byinshi bya bagenzi banjye ku mihanda hirya no hino, siko twese twagize inkuru imwe. Basi nkundira niba utamfashe ntuncumuze kurushaho. Kuko burya karimo uwawe gatera ipfa nyabuna bikomeza kuntomfesha ushimangira ibikomere byanjye. Urwo nabonye nanarubonye kandi niruntegereje ndarwiteguye dore ko kaje kemerwa. Nyumva bavuga ngo akaremereye gaca inyundo, ariko aho ngeze aha nitaruye rubanda rumpanda rumpogoza kurushaho, ibibero byanjye bikikiye mwene mama uhotowe n'inzara nta nzara zo kwishima yari akigira. Wenda inyoni ziririmbira muri iri shyamba, amajwi y'ibiti bihushyeho n'akayaga, ndetse n'abaturanyi b'inyoni mu ishyamba baramuherekeza mu mahoro n'umutuzo. Nako wenda byaturishiye umutima utobaguritse utonyoka buri uko ubwonko butinyutse kugarura muri njye za ntekerezo, maze amaraso ya mama ntazi amaherezo yabo, atazamenye n'iherezo ry'abahererezi babo. Muyaga uhuha uhungana n'ubushyuhe bushyira gupfa, inyoni z'amajwi aryohereye amatwi arimo gupfa. Biti birebire bikomeye bihosha umuyaga w'inkubiri, hosha ubu buribwe bundambiye, mbona ububasha bwo kurekura mwene mama ngo ansige njyenyine. Umwe wenyine watumaga mbona ko ejo hatazwi hashobora kuba heza. Ikibazo mfite ni kimwe mwana wa mama, nshaka igisubizo. Ese ko nta sambu twapfuye, tukaba tutarapfuye amashuri nize wowe utize, tukaba tutarapfuye umunani nasigiye utasigiwe, tukaba tutarapfuye ubukire nagize kubera batwibarutse wowe utagize, ubundi umpoye iki? Mwaduhoye iki koko? Nako niko mbitekereza. Nzi neza ko aho muri mumeze neza, kuko amakuru yanyu sinahwemye kuyashaka ngo nyamenye. Cyane ko mfura ya mama wankubise urushyi ubwo nakwegeraga ngo nkubwire ukantanga imbere umbwira ko ubusabirizi twitwaza ari bwo butuma twiba abantu. Ese njye ntaravuze ko ubuheta bwa mama bwansunikiye kure nsaba ubufasha ngo mbuze bucura bwacu ubwo yari ageze ku ifirimbi ya nyuma. Nahoraga nibwira ko bene mama twonse rimwe, uko nasa kose batazanyoberwa nk'umuvandimwe. Gusa muri za ngeri zanzonze zintera kwiheba kurushaho bari ku rutonde mu b'imbere. Ariko se twababereye umutwaro uremereye bingana iki, bituma mutwibagirwa kugeza ku mwuka wacu wa nyuma? Ese ubuvandimwe ni iki? Ubumuntu se bwo ni iki? Mwana wa mama, aka kayaga gahuha nikarushura u Rwanda imbaraga, nakwifuza ko kazarukugezaho wowe mfura n'ubuheta bwa mama. Hari byinshi hanze aha, hari benshi twirirwana, nta cyizere cy'ubuzima, si uko natwe tutabasha kubaho neza nk'abandi. Buri wese afite inkuru ye, gusa mutubare kubw'imyitwarire yacu natwe si twe.